ukanizera yuko Nyagasani ashobora kuba yakugeza kuri icyo kintu runaka. buri wese ayiteye tugasenyera umugozi umwe ino se itaba paradizo abantu bake basigara twabaho neza nyamara twe dufite mu biganza bati ubwanyu Imana yuko buri munsi wari uvuga ngo Mana ndagusaba kugira ngo nubwo ndi guca mu nzira yo kuzamerezo ryiza ahantu mu bibazo ukayibanza ugiye kubeshya yego yamanuka igasaba uri kwibeshyera ukuntu ibikora rero iyihana burya igihano cya nyuma cyo kubabaza umuntu n'uru yego Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amahoro n'imigisha by'Imana nibisakare kuri mwebwe mwese ndetse no ku numwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nam uru n'urugendo rero negeranyije cyangwa se ibyimviro by'abantu impande n'impande nagiye negeranya ndetse nkaboneraho no kuvuga ibyimvo byanjye muri iki kiganiro nakoze ikiganiro nafashe by'ibanga kandi iki kiganiro nkaba nagifashe abantu nzi neza yuko babaye bacyumvishije nabo bishobora kuba byabagirira neza kandi n'abazacyumva nabo kikabagirira neza ni nyuma y'uko rero tumajije kubona ibiganiro byinshi abantu benshi bagiye bagenda bibaza ikibazo kimwe burya isi yose cyangwa se natwe abanyarwanda haba abayisilamu haba abakirisitu haba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye burya duhuriye ku kintu kimwe icyo kintu kimwe nicyo kintu gisa nkaho twahishwe uyu munsi rero sinzi ukuntu natekereje ndavuga ngo ese ubundi uku kuri abantu bashaka kubona ese ni gute umuntu yakubona urumva rero iyo uri umuntu ugahora usaba ikintu cyiza n'Imana igiye gusubiza kuri cya kintu uhora uyisaba niyo mpamvu nanjye rero natekereje ndavuga ngo reka nze wenda nkore ikintu ntigeze nkora wenda hari igihe cyaba aricyo kiri bwame ukuri kwa nyako rero ni ukibona iyi logo nashyizeho hejuru nashyizeho ngo uhitamo nahitemo umuriro kiraho nijoro hanyuma ibi ngibi impamvu nabishyizeho bifite message muzagenda mwumva uko nzagenda ikirere cy'ikiganiro nagiranye na bamwe mu basore bagenzi banjye ndetse nanjye ndimo urumva nagerageje kwicara n'abantu bakomeye yaba bashehe yaba mu nzego zigiye zitandukanye za leta nabashije kuba nahura n'abantu bakomeye ariko icyo gihe twahuraga kose nashaka kubasaba cyangwa se nshaka kugira ngo mubaze ikintu kimwe kuvuga ngo abantu ubundi benshi duhuriye kutuvuga ngo ese ubundi Imana ubundi yaba yararemeye icy'umuntu nacyo kintu ubundi abenshi bibaza babuze igisubizo cyacyo impamvu banabuze igisubizo cyacyo nuko umuntu aza akabisobanura uko ashaka uyu munsi n'Imana ikaba yamajije kuduhibaga ko nta na rimwe tuzigera twumvikana kuri ibyo bintu kereka igihe uzicara ukabanza ugatuza ukagira gute ugatekereza kuri icyo kintu niba ko gutekereza ko kumenya Imana cyangwa ugashaka kumenya Imana iyo ari yo banza witekerezeho wowe ubwawe maze ubundi wicare hamwe maze Imana irazigusanga aho ngaho hatoya ariko mu gihe ugifite ngo kwiyemera cyangwa se kwirata nyungu kaba kangana na gato cyane mu bintu by'ubwirasi ngo ntabwo Imana mwahuze kuko Imana ntabwo ikunda abantu b'abirasi kuko Imana niyo nyiri icyubahiro Imana icyo cyubahiro ushaka igishaka cyane kurusha rero niyo mpamvu bamajije kumenya ko hari ikintu Imana ishaka kurusha ishaka kandi ukaba uyizeye neza ko Imana ikurenzeho ugomba guca hehe bugufi imbere yayo nyuma yo kwibaza ibyo bibazo byiza rero cyangwa se n'undi yakwibaza nese ntekereza ndavuga ngo ese ko namajije kuganira n'abayobozi nkaganira n'abandi bantu by'amadini na hehe nkasoma n'ibitabo nkasanga iyo Mana abantu bose bibaza kubona nkasanga aho hantu hose ntabwo irimo igitabo nasanze irimo ni igitabo kimwe cyonyine iki gitabo nyifunguye nta nubwo wirirwa ujya kure iki gitabo ivuga ngo ahantu Imana iri ni muri Korani ariko icyo gitabo cyose uko ari cyose ushobora kugisoma kandi ukirangiza ukagenda uvamo message y'Imana utarayibona kandi iri ahantu ku rupapuro rwa mbere neza gutya uvuga ngo ku bantu bafite ubwenge muhite mutekereza neza si Surat al-Baqara ahubwo ayo ni amasura 3 ari ku rupapuro rw'iburyo rubanza Qul huwallahu ahad Qul a'udhu birabbil falaq Qul a'udhu birabbin nas izo sura uko ari 3 birahagije kuba uzifashe mu mutwe hanyuma ugashyira mu bikorwa ibyo zigutegeka tayari umurongo w'isubu wamajije kubona nyuma yo kwibaza ibintu nk'ibyo rero simbonera ibisubizo
kandi n'abagerageje kubisobanurira bakaba baransobanuriye bakabicamo hagati niba birangize, ndetse nkanagerageza kumva babisobanuye kuri interineti n'ahandi, nkabona ibyo bongeramo nabyo n'ibyo kwishakira isi. Nahise ncika intege ndavuga ngo reka nkore ibiganiro byonyine bigarura abantu ku mahoro, wenda ningomeza kuvuga amahoro cyane cyangwa se nkomeza kuvuga ukuri cyane, byibura Imana izangira aho ngaho ime iki ukuri. Nibwo nicaye ndavuga ngo hari ikintu ntarakora, nirukanse mu bintu byose ariko hari icyo narakora. Hari abantu uyu munsi dufata nk'aho barangiye, bapfuye nabi, bapfuye urupfu n'agashinyaguro. Ba bantu umuntu wese avuga, abantu bagahita bavuga ngo aba bantu bararangiye, ntujye kugira ikintu na kimwe wabakuraho. Aho niho nese ntekereza bati aba bantu twaba tubahunga, ahubwo aribo bahisha ibanga, aribo bazatubwira ahubwo ibanga, twebwe ibyo turimo tukaba twagize gute, tukaba twaribeshye. Wenda mbere y'uko ninjira mu kiganiro neza kugira ngo nabashyiraho ayo majwi najyanye n'abo bantu, muze kumva neza impamvu ngewe nagiye kureba bari abantu. Iyo mpamvu ni uko nari majije kuburira ahantu hose ibisubizo. Kuvuga ngo uyu munsi n'insengero ziri kugenda zifungwa rumwe ku rundi, ndetse n'izafungurwa n'imbarwa bitewe n'uko kuzuza ibisabwa bizagorana, twamajije kubibona. Urumva insengero hano aho abantu basengera hagiye kuba hake cyane, ariko hake hageze gute, hakenewe. Ubundi ku bwa leta ubundi bumva ko insengero zarajya gute, zakanafunzwe bikarangira. Kubera ko ntabwo ari abantu bajya kugira gute, bajya gushaka Imana, ahubwo usanga ariho bagiye bagasanga ibintu byangwa n'Imana. Ntabwo ari ukwibeshya. Twabonye abapadiri babyara, uyu munsi inkuru zirahari. Twabonye inkuru nyinshi z'abantu bakomeye bakoze ibintu bya hatari. Urumva rero ntabwo uwo muntu niba wari kukubwira Imana neza none usanze ari umunyabyaha, nk'uko Imana yavuze ngo natwe turi abanyabyaha. Rero urumva abo bantu bakomeje gushaka ukuri ni benshi cyane, turi mu ruziga rugari, twese turimo gushaka uko kuri. Ariko ngewe nibwo nese mfata ide ndavuga ngo ese ba bantu abantu batabashaka kumva, badashaka kugira gute, reka mbegere ndebe. Narabegereye rero, majije kubegera hari ibyo twaganiriye, nanjye mpita mbonera no kuvuga imvamutima zanjye. Nabafashe amajwi batabizi, ariko nyuma mbasobanurira ko hari ikintu cyabo mfite mbitse kandi cy'ukuri nzagaragariza abantu uko nzagenda nshobozwa n'Imana. Hari abazabyemera nk'ukuri, hari n'abazabyemera nk'ikinyoma, ariko twe tuzashyiraho inzira ebyiri. Ese ushaka kuyoboka ninde, ushaka kuyoba ninde? Tumubwire impamvu akwiye kuyoboka, cyangwa se tumubwire n'impamvu atagakwiye kuba ari kuyoba. Aho ngaho rero tuhicaye tuhatekereje neza, nibwo nahise mfungurira abavandimwe ba bandi tutajya duhuza, batanyiteza bitewe n'uko ahantu bahurira ibintu baganira n'ibyo mba ndimo ntabwo duhuye. Abantu nishakira kumva ni uguhura n'umuntu ukomeye, ni ukugira gute, ni ukujya gute, ni ukugira gute, ni ukugira gute. Ariko aho nongeye kumva ko ngomba guca bugufi nkajya kuganiriza bariya bantu, nungukiyemo byinshi. Nanjye imajije kubyumva rero mbasaba ko twajyana ikiganiro kirambuye. Icyo kiganiro nabisangiye aho bakunze kuba bari, hanyuma ikiganiro turagikora kandi kiba mu mahoro. Hanyuma ndetse baranyemerera kuvuga ngo niba hari ibintu wumva ko tuvuga hano rwose ukumva ko wabikenera, uzabikodinga ugende ubyumvisha Abanyarwanda, ariko ntuzigire utubwira ngo ugiye gushyiraho kamera cyangwa se ugiye gushyiraho recording ngo tukubwire, kuko tuzakubwira amarangamutima yacu. Ariko nuza ukabikora wiherereye, ukabikora mu ibanga ryawe, tuzakubwira uko tubyumva, ndetse kandi uko tubyumva ni nako bizaba bimeze, kuzaba ariko kuri. Rero uyu munsi tugiye gutangira na episode ya mbere, nyishyireho abantu bizabasaba kumva ijambo ku rindi, kuko harimo message nyinshi. Niba ushaka kurokoka koko, ugashaka kumva ko ushaka ukuri koko, tugiye kuguhereza kandi in fact, kugira ngo utaza kugira ikintu witwaza. Nari mfite ibiganiro bigeze muri nko bingahe, hari ibyo nasibye, hari n'icyo nifite ngiye gushyiraho. Ariko icyo ngiye gushyiraho nakirebye mu biganiro mfite nsanga kirimo kugira gute, kirimo gusebya no kwandarika. Kabone nubwo n'abandi gusebya uwasebeje, ariko byonyine nanjye ndi gukora nkawe. Niho nese nibaza n'abata, ariko ubundi njye naba mbaye nkabo. Reka mbireke nishyire ikiganiro twakoranye n'abantu ukuri n'ubundi kuri byose, ko ibyo nakagombye kuba navuga. Iki kiganiro cyo guharabika no kujya gute ndabiretse burundu. Niyo mpamvu uko abantu bazagenda bareba episode by episode, bazagenda basobanukirwa paka bizagenda biyo no tugeze kuri ya Mana noneho dukeneye n'iki dukeneyeho. Hanyuma uzumva akanumvira uwo ngo n'uwo mu ijuru. Kandi icyo twashyiraho nk'itangazo nuko twavuga ngo Imana iyo ishatse kugira ngo ikwiyereke, irakwiyereka kandi itakugoye. Natwe rero niyo mu twagiyemo, aho ngaho turi niho twebwe twarigaragaje nka twebwe, apana kwihishanya. Twarigaragaje ko buri wese abumbura umutima we, araza ushyira hariya ibyo kwiyumvamo abishyira hariya,
twagura ibitekerezo, hanyuma ikintu twavanyemo cyo kora nuko twavanyemo ko gushyira hamwe ntacyo abantu batageraho, kuko twashyize hamwe duhererekanya ibitekerezo tugera ku cyifuzo cyacu. Niyo mpamvu tubashishikariza no gukurikira iyi episode. Uyu munsi dushyizeho ibingibi kugira ngo mubyumve, ejo cyangwa se ejo bundi uko Imana izagenda idushoboza tuzaza noneho dutangire iyi nkuru. Ese yatangiye ite? Reka mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, mbifuriza ko muzakira ubu butumwa neza, kandi ubu butumwa hari abazabupinga hari n'abatazabupinga. Rero niko Imana igenda igaragaza umuntu. Nuca bugufi ukumva ibyo ushaka kumva, uzamenya ukuri. Nuwishyira hejuru, uko kuri ntabwo kureba. Niyo mpamvu mvuga ngo rero reka dutangire, kandi ibi twabikoze kugira ngo rwose nta nyungu tugamijemo, nkanjye nta nyungu ngamijemo, kandi bagenzi banjye nabo nababwiye ati nibubona hari n'abantu barebye inkuru zanyu ntimuzagire ngo hari ikindi kintu cyangwa se ikindi, nta yindi nyungu tugamije, ni ukugira ngo ukuri tumajije kumenya twicase tukamenya, reka tukubwire n'abandi nabo bagira igitekerezo batangaho, maze ubundi abo ngabo bazatanga igitekerezo bazavuge ngo yego cyangwa oya. Niyo mpamvu isi rero iresitaye kandi iranasobanutse, barakubwira ngo vuga oya bihagarare cyangwa uvuge ngo yego bikomeze, kubera ko iherezo n'ubundi usanga n'ubundi wavuga ngo bikomeze n'ubundi uzatsinda, ariko uvuze ngo bihagarare niyo ntsinzi, bitewe n'uko waba wemeye gufatanyiriza hamwe n'abandi mu kubaka igihugu, mu kubaka ndetse n'isi muri rusange, hanyuma mukabaho neza n'imiryango yanyu ikabaho neza, nawe ukabaho neza. Icyo nicyo cyatunaniye rero, nicyo kintu twacukumbuye mu biganiro byacu tugiye kudushyira uyu munsi. Nta gusebya, nta kujya gute, ni ibigarura amahoro. Nk'uko nashatse kugira ngo mbone ukuri, nanjye naje kujya gute kwa kuri ngusitaraho. Rero mu gihe kuri nakubonye, ntago noneho ngomba kugira gute kukwihererana. N'undi uzumva ukuri wese azaze ambaze impamvu ndi kuvuga ibyo ngibyo, kandi nawe nzamubaza kugira ngo tuzaheranwa n'ijambo, nk'uko bamwe babitubwiye, nk'uko twaganiriye n'abo basore bakatubwira ngo twebwe rero ikibazo tugira, abantu baraza kudutsindagiramo ibintu byabo, twe twajya kubabwira ibyacu bakabyanga. Niyo mpamvu bari kugezamo tukabona ibintu bari kutubwira, ni ukugira ngo nyine twumve ibintu byabo, twebwe ibyacu bajye gute babyange, kandi natwe ubwacu dufite ukuri kwacu. Reka rero babwire ngo ni ikiganiro cyiza kandi kiraryoshye, kandi ikindi nababwira ni uko igihe cyose nubwo mwabona ko bitari ngombwa ko wenda naba narakoze iki kintu, ariko byonyine mutekereze kuri message irimo gusa. Reka babwire ngo amahoro n'imigisha by'Imana bibe kuri mwebwe, kandi abantu turi bamwe, icyo tuba twashyize hamwe rero tuzagera ku ntsinzi, kandi iyo ntsinzi nacyo Imana itwifuriza. Imana ibarinde kandi ibahe kuzamenya ukuri.